hanyuma ndagira ngo mbere y'ibindi byose Judith ubanze werekeye umuryango uvuyemo ko watojwe ibyo gutegura uruhimbi hanyuma ati ntabwo ari ibyo gusa iki ni igisabo hanyuma abafite ibyansi ati kubera ko uruhimbi rugomba kuba rurinzwe hano hari intwaro za kinyarwanda aherejwe n'abana bereye nyirasenge hanyuma kandi hari n'imbuto zitandukanye kugira ngo abafite ibyansi babanze bamwegere ababe bitanga basigaye bakinguka umwanya w'abasaza ibi ni ibyansi hanyuma nyuma y'ibingibi ati nyuma yo gutegura natojwe n'ibyo gucunda byose arabizi abari ku buhanga bw'ibyuma dufite akaririmbo kajyanye n'inka byabasaba